mokozi tembea naye, shuleni tembea, tembea naye mokozi tembea naye, kazini tembea, tembea naye mokozi tembea naye. David, ngamuze. Ndarangije. Icyarega rero. Mukarambwira ngo ese bigenze gute ko mbwirisha. Kawe sinsubira. Kandi nibwo bwa mbere uvuze. Kandi mu buzima nzavuga gake mu materaniro wa benshi. Anyereka muri Yohana 11 murongo hepfo wa 20. Igihe Yesu Lazaro apfa. Abigi twamwe nyabuna uviriza Marita kujya kugera Lazaro yapfu. Ese aravuga maze murindire. Tuje kwanza gukora gahunda. Hanyuma hati iminsi 2 cyangwa 4 aravugira ngo tuje kureba Lazaro arasinziriye. Bwana sifiwe. Abigishwa aravugira ngo waba president. Tegera ikintu nyine nyayishuriwe nge ugageraho. Aravugira ngo Lazaro arasinziriye. Cyo kumusura. Abigishwa aravugira ngo ahuvuye ejo bundi tiba nyine kukwica. Yesu aravugira ngo ese umunsi ufite amasaha angahe? Aravugira umunsi ufite amasaha 12. Aravugira ngo ugenda ku manywa tasitara, wari kugenda nijoro barasitara. Nkuko arambwira ngo impamvu abantu bagiye bazasitara bagiye nijoro, kandi iyo usitara pastor uzutaka. Ndabeshe se ndabeshe iyo umuntu asitara ayi wawe iyo ukoze icyaha abantu bakabimenya kuri abo wasitara wagende nijoro. Nkuko arambwira ngo tugendere ku manywa, tugendere nijoro wawe tuzositara. Abantu basitaye hanze, impamvu uzubona umukristo yasubiye inyuma yarasitaye, yarasitaye asitara nijoro. Yesu arabwira ngo ugendera ku manywa tazasitara, ugenda nijoro azisitara. Arabwira tugende ku manywa kugira ngo titusitare. Abarazwe n'abandi baje tugendere ku manywa, mureke inzira nyine z'ijoro. Kandi birababaje kubona hano wa David turi mu mukunga bakabona ngo igisitati cyawe kiri hanze, ariko birababaje. Yaravuze ngo mana nubona gusa ko icyo kintu uzanyishe uvuye mu kwisi. Ko niko kuri mu mukunga
dusenge. Bwana asifiwe. Ndanezerewe kandi jewe nezerewe ntinze. Bwana asifiwe. Nezerewe ntinze. Hari abantu niga ku ishuri uno munsi, niga ku ishuri ndavuga njyame. Bonheur arambwira ngo ndaje ngutore tuje gushaka hano tugura amazi twoge. Undi mara tuje Mugitaramo. Namubwiye ati sawa, ndikubonye amazi gari yabuze, tugende tugiye gushaka tugura amazi. Baratubwira ngo amazi yaje, turamanuka mu rugo turoga. Bwana asifiwe. Hagati yaho no munsi ni anniversaire yaje, bari bateguye amagato ibintu byinshi name mpunga. Ati sinoja mu bintu by'amagato, hari igitaramo mu barazo. Bwana asifiwe. Ifaranga gato Mese neje nimbere imyaka 10 ningahe, nimbere 14 ariko ndanezerewe. Bwana asifiwe. Rero Mose aracuranga, ni utumye mpaguruka. Hari igihe umuntu azacuranga cyangwa bijye ibintu baratubwiye ngo ntimukazoza muhagurutsa abantu mu ikanisa ngo waraye kuri Barisa, worara kuri Barisa ukarangwa kuri Real n'izindi. Naje sinzi umujuweri n'umwe pe anda zaje kureba kabumbuje nkamenyana. Bwana asifiwe. Ngo worara kuri Barisa pastor, ngo warangiza ngo ukaza ukabwira ngo abantu bose ngo muhaguruke, amavuta yawe niyo azohagurutsa abantu. None abayumbe tuzomeza gasicamo umuhagarikizi nabonye yifashe je muri kadete we barambwiye ngo ntukazusubira guhagarikira gukina. Ati kubera iki? Wanezerewe. Jewe uko nyine nezerewe ati ukandi kandi uzosara none. Bwana asifiwe. Twama tubyina ijambo twaje kuri nimbari n'Imana yaduhaye mu mukunga ni sawa, mu ijambo ni sawa, ariko umuhagarikizi kira kwagize ubwo yamuhagarika rivante. Bwana asifiwe. None tubabarire atwongeza indi minota 3 nimara kandi ukuzika kantu twiruka duce mu bantu dushaka tugere ku muhanda dusubire tugaruke. Kantanga haleluya. None ndatanga imwe se 40, ndatanga imwe aragivongwe nimwe kandi tuyikira. No munsi ndatanga imwe kubera bagiye kutwongera. Bwana asifiwe. Ariko iyo batari kutwongera ne gutanga nka 60 kubera ko nanavutse no munsi. Dutange haleluya. None Mose zamuka dusare nimara dutahe cyo gushaka nimba tugiye gatoga ntako bayizane hano. Bone bahamagara bayizane hano.
imana itunejeje nta kindi cyatuzanye hano hantu ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza ukora nta yindi nama twajemo ni ukuvuga ko ukomeye usumba byose urengeye byose uri umwami urema byose wakoze imirimo n'ibitangaza ikomeye dushobora guhagararaho tukavuga gukomera kwawe mana iyo ndemye inzuzi waremye iyo ndemye ibiyaga waremye iza bitangaza ukavuga ngo ino ni lake lesamo iyi ni freve ibibaho ibiti waremye mu isi izatangara ndeba ibintu byose waremye mu isi bikatangaza ngo nagera kuri jewe umwana w'umuntu umwana uravuga ngo ngomba kubaho kandi ngo ngomba gutaherero breniti aridede salabo taride salabro ridede vasi tararide salabo meta metro de d'avance crebaride salabro ridesio de vie méthode la validation des fantômes. Et comment taride salabro ridede vasi taride salabro ridede salafa peridede la gloire des achats de vent prenote ani uravuga ngo agomba kubaho umuco ubaho uravuga ngo agomba kubaho ijoro ribaho ibyo byose urabitandukanye uravuga ngo urema inyamaswa n'ibindi byose ariko urema umwana w'umuntu nta kindi cyatuzanye mwana dushimiye izina ryawe turagushimiye ko ubasha kutunezeza uno mugoroba turaguhimbaje Meritete sala brori de salafa. Mugoroba tubora umugoroba usanzwe ngo abantu bazabaza guterana mu kazi rimwe ahubwo uno mugoroba udasanzwe mu muntu wese ukora imirimo n'ibitangaza uno mugoroba abanyesirayeli babonye urababwira malelo prepas ugenda ubwira abanyesirayeli ngo bafate amaraso yabo ngo bagende basiga kubihamambiriza ngo nawe uraza ukora imirimo n'ibitangaza uraza mu gicuku cya nyuma ukora imirimo n'ibitangaza reka uno mugoroba ubasha gukora imirimo maleta fresh aride sala brori de ta fresh paride sala fa maneto pesa la fo were kumuhagarikizi kubaramije buri muntu wese mwaba umuntu wese uwazanye ibibazo bikemuke uwaje arusha ruhuke neto preride sa umugoroba udasanzwe turakwifuza turakwiyukeneye nta wundi twakubangikanya nawe mana asante kuko wumvishe kandi ugakora abagoye bakire abafite ibibazo bikemuke kuko uri Imana igira neza tugushimiye mwami tugukomera amashi n'izina rya Yesu.
yego twicare umunezero ni mwiza twabuze baze Mose mwishare Mose kandi wamureka kuko tora mikrofone abandi mwicare Bonheur asigara mwicare sije uhagarike mwicare twumve ijambo ry'Imana Bwana sifiwe tuzamure haleluya ngiye gutera haleluya ako ntarayitera ngiye kubabwira ikintu yeshuriwe ijambo ry'Imana umwuka wera mpishuriye pastor ndi muzo nyicaye soma Bibiliya mukarambwira ngo anyereka muri Yohana 11 murongo hepfo wa 20 igihe Yesu Lazaro apfa abigi twamwe nyabuna uviriza Marita kujya kugera Lazaro yapfu ese ravuga maze murindire tuje kwanza gukora gahunda hanyuma ati iminsi 2 cyangwa 4 aravugira ngo tuje kureba Lazaro arasinziriye Bwana sifiwe abigishwa aravugira ngo waba president tegera ikintu nyine nyayishuriwe nge ugageraho aravugira ngo Lazaro arasinziriye cyo kumusura abigishwa aravugira ngo ahuvuye ejo bundi tiba nyine kukwica Yesu aravugira ngo ese umunsi ufite amasaha angahe aravugira umunsi ufite amasaha 12 aravugira ngo ugenda ku manywa tasitara wari kugenda nijoro barasitara nkuko arambwira ngo impamvu abantu bagiye bazasitara bagiye nijoro kandi iyo usitara pastor uzutaka ndabeshe iyo umuntu asitara ayi wawe iyo ukoze icyaha abantu bakabimenya kuri abo wasitara wagende nijoro nkuko arambwira ngo tugendere ku manywa tugendere nijoro wawe tuzositara abantu basitaye hanze impamvu uzubona umukristo yasubiye inyuma yarasitaye asitara nijoro Yesu aravugira ngo ugendera ku manywa tazasitara ugenda nijoro azisitara aravuga tugende ku manywa kugira ngo tidusitara abarazwe n'abandi baje tugendere ku manywa mureke inzira nyine z'ijoro kandi birababaje kubona hano wa David turi mu mukunga bakabona ngo igisitati cyawe kiri hanze ariko birababaje yaravuze ngo mana nubona gusa ko icyo kintu uzanyishe bivuye mu kwisi ko niko kuri mu mukunga David ngamuze
ndarangije Mwicare garera. umwuka arambwira ngo ese bigenze gute uko mbwirije kawe sinsubire kandi nibwo bwa mbere mvuze kandi mu buzima nzavuga gake mu materaniro wa benshi niko meze kandi umwuka arambwira ngo ni jewe dadi wawe umwuka wanjye niwo dadi nuzunyigisha uzuga ukunda umuntu ukamukunda kandi umwuka utarambwira ngo wange umuntu Bwana asifiwe ukenera umwuka wera Igo mutazakora ibyo kamere irarekera Arakoze cyane. Agize neza. Megara y'umwami Yesu Yesu we kandi ndirimba n'umunezero umutima uraririmba yuko nabohowe rwose Megara y'umwami Yesu Masiya we lala maride trasilo geribaga tembea naye Mwokozi tembea naye shuleni tembea naye Mwokozi tembea naye kazini tembea naye Mwokozi tembea sokoni tembea naye Mwokozi kanisani tembea naye Mwokozi tembea popote tembea naye Mwokozi tembea kanisani tembea naye Mwokozi muri kiruhuko bwanje kanisani tembea naye Mwokozi haleluya Bwana sifiwe Yesu asoza Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe cyane urakoze papa Imana ibagirire neza Mana data ijambo ryawe umutsima ubugingo kandi ngo nitwarirya ntabwo tuzapfa ukundi uravuze ngo ijambo ryawe niryo rizadufasha gutsinda satani kuko satani ntacu twamunesheje tudafite ijambo ryawe reka ijambo ryawe ritwibutse yuko iyi si ari isi y'ibyaha kandi kuyibamo tudafite ijambo ry'Imana satani hari aho yabasha kutwiba akatwambura iby'agaciro rero papa kora ibitangaza kubw'ijambo ryawe ritumurikire umuco waka kandi udukure kure utwigize hafi n'umusaraba wa Yesu Kristo amen